Shambure nyamara nubwo turimo guseka ariko ibintu birababaje. Oya reka nseke ubwo se wamukubise urushyi biturutse kuki? Umva reka ndekere guseka. Nagiye kumva numva Berta ahagaze inyuma yanjye muri salo. Shambure umva nahise mba nk'umuntu usinziriye. Ko umuntu natekerezaga baza kundeba. Berta yari no ku mwanya wa nyuma. Hanyuma se ukimara kumenya ko udasinziriye babarira ugereraho wamukubise urushyi. Ibindi nushaka uze kunyohereza muri message. Shambure nawe uzi kubarisha inkuru. Oya mbwira yewe ubu nta n'ikintu nshaka kumva. Umva nanjye nyene suzi ukuntu byagenze naye nashidutse nyine narumukubise. Ahubwo numvaga nakomeza nkamukubita mpaka kuko sinzana nanjye nakuye uwo mujinya. Ako nyine numva cyandushije imbaraga nyine kiramfata. Ubu ndi gukurura urwo rushyi bikansetsa n'ugure. Ubu se wamuhaye imbabazi. Nabwiye n'iki se ko yaraje gusaba imbabazi. Bimenya se nyine kuzi ko Berta nta kindi cyamuzana hano. Ngize mu mwana bipanganye. Tupanga se ngo Berta aze kugusaba imbabazi reka ahubwo nyibwirira icyari kimuzanye. Umva nyine ngo yarazamwe no gusabira Delisi imbabazi ahubwo Shambure yambwiye byose uko byagenze. Hanyuma nyine iyo aba Berta atari wa mutipe nyine ukunda utujipo simba nashwanya n'undi mwana. Aho ka Delisi nako nakamara. None se si ibyo mpora nkubwira ko ka Delisi ibyabaye byose ntabwo kigeze kicara ngo kabigambirire pe. None iyo kazi ko kari kuba kakubabaje ntabwo kari kubikora. Ntabwo yarabikoze pe. Asiki sara n'ubundi uri umuntu mukuru. Rero guhora nkwinginga ngo barundi mwana ngiye maze kubirambirwa nakubeshye. Rero kandi naguhaye impamvu nyinshi zatuma ubabarira. Kandi na Berta nawe yakubwiye uruhande rwe. Rero urisigaye n'ibyawe. Wamubabarira utamubabarira ibyo birakureba. Shambure wirakara umva nanjye ngiye kwishakamo impamvu zose zatuma mbabarira Delisi. Shaka uburyo umubabarira rwose. Cyangwa se umbwire ngewe nzakora uko nshoboye kose. Ngende mwinginge mugarure aze twibanire niba ntacyo bizagutwara. Oya umuze nkahora mubona byambabaza ahubwo ejo ndashaka kuzajya kumureba. Kwiki? Mureba hehe? Ahwaba ahubwo se Shambure ejo wazamperekeje. Ngewe nongere nsubire mu kiriya cyaro. Usubire se wari wagiyeyo? Oya ntacyo nzaguherekeza. Ngo mama? Ntabwo nabivuze ko ari mama wawe. Ninde se ubivuze ko ari mama wawe? Actually yashaka kuvuga ko ndi mama Saranda. Yeah, ni mama wa Saranda. Uyu niwe nyine ni mama Saranda. Yesu wesha tubabare ntabwo twari twamenye ntabwo twari kubahuka gutya. No, it's okay. Kubaza nta kintu bitwaye. Ahubwo se ntabwo kuba kukibagira umwana. Bya nk'imyenda yuzuye kuri iyi meza kweli. Kuri mutababare kwacu kako gatatu. Ngaho banza. Mbwira shiri bari wo banza nta kibazo. Gusa Bibi ndabizi ko Mama reka mbanze mvuge. kimbwira nta kibazo. Mama kuki none waje kuraba Sandi utanambwiye? Nukwera iki mama? Bibi umbabarire byanciye kandi urabizi yuko ntajya pfa kuza hano ntabanje kukubwira. Ubu ntabyo nzi mama. Ahubwo iki kinyeretse yuko ujya unaza rimwe na rimwe utigeze umbwira. Uranyuze ukabwira kandi njye mwamukunda cyane. Oya shiri urabizi ko ari wowe. Nuko nyine mba nayize udustress urumva bikancaho nyine. Mama uzi ko usigaye uri umwana mubi. Bibi urabizi ko ibyo bintu ntabikunda iyo uri kunyita gutyo. Mama reka nkubwire. Ubundi iyo uje uvuye mu kazi uhita uhitira mu rugo direct. Hano ukaza ugiye gusubirayo. Hakuno no. Natunguye no kukubona hano utanigeze unabimbwira pe. Nese Bibi. Ubundi niki cyakura kaje hano? Ma, ibyo nakubwiye wabyumvise. Bituma nongera kubisubiramo. Ubu ushatse kuvuga ko warakajwe nuko naje kureba Sanda nanike ntabanje kukubwira. Nese bose abana nabyaye. Gusa ushatse kumbwira iki? Ariko Bibi, urabona ukuntu usigaye umbwira uzamurana n'amazuru. Nta n'isoni na nkeya ufite. Mwana uko usigaye warahindutse pe. Mpinduka se mpinduka iki? Reba ukuntu uri gusigaye umbwira nta n'isoni ufite. Mama, erega nawe mba nkumbuye cyane. Rero kukubona hano nta nabiteganya utigeze unabimbwira.
warangiza ukanambwira nabi gutya kuri warahindutse umubyeyi. Albert, mbabarire basi kubona nkubwiye nabi. Gusa ariko nawe ntukazabimbwira utugambo twose wiboneye. Yego. Kandi Albert, kuba nkukunda kurusha Saranda na Anike, ibyo byo ndabizi pe. Aho nabaye umubyeyi gito. Ariko nanone ujye wibuka yuko nawe ari abana banjye. Kandi nkaba mbakunda cyane. Kereka wenda niba udashaka ko mbakunda. Mama, kubakunda ntacyo bintwaye. Ni na byiza kandi nawe ndabakunda cyane. Nuko rero ntukajya urakara ngo naje nkaza kubareba nakubwiye. Yego. Ntuzongere. Sibyo? Aho gusema, wahise ugahita ubabwira ko tuvukana. Ngaho se cicika nyine. Ese ma waje? Naje nyine. Utugira ngo se ubwo wamenya ko naje. Sinabimenye maze nari ndaje nigeze ambwira. Bazi ko maze iminota 30. Nuse kuki utigeze umpamagara? Nabanje kwiganirira na Bibi. Shasara ufite mama uzi kuganiriza. Mako wagira ngo usanga usenye na Albin. Tutaye wa mukobwa we. Nizeye ko atangere kubwira ariko. Oya noneho ndi kwibwira. Nyine kanda buto yisubize. Ngo ntande buto. Basi kiswahinze wa iki kintu uri guseka. Ubwo se yivuze ngo ntande buto ushatse kuvuga iki? Nze ndubivuze bwo. Ni wowe bivuze. Uretse gato nitabe Delise. Delibite. Ni byiza ureze. Ndi kwa Saranda sha kubera. Nyine nari naje ariko ndabona hafunze. Ubu tuvugana uri hariya tuba? Uri Kigali? Niho ndiye ahubwo uraza ryari. None se kuki utambwiye ko uri buzi? Nyine byanjemo mitanze. Nyamara ndumva ibyawe bitoroshye. Reka nshaka ukuntu mpita nza nkurebe. Sawa banguka dore nicaye hanze. Sawa. Shali. Siko Delise ari hari iwacu. Washange nawe tuba? Se none usigaye mwibiki. Hariya ngiye nawe tuba wicaye hanze kandi nukubera we. Cyaje atambwiye. Ariko se Delise aza gute umusera yagiye hehe? Shali, bya Delise Ubwo ni long story bwo nawe. Nukuri nzaba nkubwira. Ahubwo reka niruke njye kumureba yicaye hanze. Ntashye ubwo nanjye reka ngwerekeze. Mangabo reba. Ubu ngubu isoni zamwishe kandi maze kumuvuga waduki. Shasara uzwo ataka umuntu nawe gakabya cyagose. Usko mama Albin nyine nanjye iki ni igiciro tumenye. Kandi umwana mwiza. Ya ndabibonye ko ari umwana mwiza. Harya ni wowe Brenda? Yego ni njyewe Brenda, uyu ni Linda. Oh. Linda we nubwo nkimubona. Ya, wowe ni wowe ndabonye kare, right? Ya. None se ko musa? Badasasi baravukana. Ese mama muravukana? Yego Brenda ni murumuna wanjye. Ya, ni byiza. Okay. Niwe Linda? Uriya nawe akaba Brenda. Okay. Mama rero njyewe baye ngiye. Okay. Sawa. Nose brogiye. Hari akagahunda bisengera sha. Bayivuze neza kujye kureba iyi. Sara nawe ujye uvaho. Ese hano habaye ibihe birori? Kumbona mwese mwambaye neza cyane. Ngiwe mama usko nkanze. Ma garabye ibintu byo nakubwiraga. Ibiki Sara? Mama kuko Albin ari umwana mwiza afite n'ikinyabupfura nawe yatangiye kwita mama. Ya nabibonye n'umwana mwiza cyane Albin. Njye nta kibazo cyanjye reka. Mama keretse ubundi Albin yaza kuba nka gikuru cyanjye umva nari buzajye neta none umukumirwa. Umva
Kajya kuruka gato zananiwe. Sawa mama, ntakibazo. Tasubira. Wari upfuye ugacwa. Subwo brara urumva ibyo bintu ngiye nahita mbikora gutyo gusa. None se Dirire, so wifuzaga kuzagaruka inaha Sandara kubabariye? Nta kibazo na kimwe mugifitanye? Yego nyine ako subwo uri kumbwa ngo mpite nsubira mu rugo azaza hansange. Ndabyumva ko bikugoye pe, ariko ihangana uvunike bwa nyuma uzagaruke mu mucyo. Shabre maze igihe kinini nifuza ko Saranda yambabarira. Ubwo rero ikintu cyose byasaba nzagikora kandi neza. Ubwo nyine niba wumva nkwiriye gusubira mu rugo akaza akansanga, ubwo nyine nzabikora nta kundi nabigenza. Ihangana usubireyo pe, kuko mu kanya amaze kunsaba ko nazamuhegeza kuza kukureba. Rumva yamenye ko uri hano cyangwa tukaza tukakubura bya ibindi bindi. Ba ntacyo bre, kankata nsubire mu rugo nyine, ubwo ejo muzaza muhansanga. Shano kuri hangane pe, ahubwo se ufite itike? Teko muri kundeba n'ukuri. Wese uri kugendekeye gute noneho? Baza ibyo nshaka ko dukina gato. Ariko tese urabizi neza kanga ari mu kazi ibintu byo kuzuvuga ngo diru ubwo bugoryi bwawe buzana ahangaha njye nkina nawe izihe diru kandi turi mu kazi. Akoze gutanga speech no gwitambukije narindi busy. Dore umureze ku isaha y'akazirengeje iminota 4 yose utakongera kunyikangisha kunyibwirisha uko wiboneye. Dore nta nubwo rwose nta mikino mfite ubu ngubu ushumi yanjye. Aho ndarengereye kongera ushumi yanjye. Hakumuri tese utabeshye bura nataba nka koko. Ndingo wabimenya mwana. Kandi ugabona wari uri hari utegereje ko saa 11 zuzuruka tuza kuntesha umutwe. Gihorere. Wari kukwereka ukuntu nari nategereje byibuze ngo yarengeho umwe nawe ukanga kurengaho sha. Tawungiriza diru zanyitaye. Umbase. Nyine akusegera hano mubwire. Dada wanjye abari mu kazi igihe cyose. Nashaka kurya akabari njye uteka. Ngo se diriri mangaho ni Nese subyumva kora mu mufuka umereze njye ku muhanda nshaka kantu mbe ndiye. Nawe nashaka burare. ubu ngubu n'ubunebwe koko bwo guteka nijoro. Wemereza wenda nacyo cyabyumva. Murakoze umusa. Ese no muti y'iryinyo koko. Vipi man? Wapa ariko ngiye gutatu. Ntago uca ariko ntari. Sawa ni majyanda atankubwiye.
basi cara hano